ikosa ryanjye, ikosa ryanjye, ikosa ryanjye. ubushize mu nkuru ikosa ryanjye twari kuri episode yayo ya 19 muri season 1, tugeze kuri episode ya 20. twasize Jessica amaze kumenya ko ashobora kuba avukana na Chris, atwara imodoka agonga umuntu ariko Frank amubuza kumujyana kwa muganga. muri episode ya 20 Jessica yahise yatsa imodoka vuba vuba nk'uko Chris yari abimubwiye, agenda yihuta byamucanze ubona ko rwose ahangayitse. nuko ageze mu rugo avuze ihoni ku gipangu, Jada aramukingurira. Yeee karibu rwose mabuja mwiza. umva Jado, nkingurira simeze neza pe, ntabwo ndi mu mikino yawe Jado, mbabarira apana aka kanya. nyamara mabuja wayijyamo da umenye icyo nagushakira. ese ubundi Jado nawe wahoze umpamagara kare ariko nizere ko atari ibintu biri aho ngaho Jado, ntukambwira ibintu by'ubusa. mabuja Chris yatashye, uzi ukuntu yabaye nk'umunyaburayi neza neza burundu. Jessica muri ako kanya ataragira icyo asubiza Jado, ataranatungurwa ngo yakire ko Chris yatashye, telefone ye yahise isona ariko abona nimero nayizi ariko arayitaba. Allo, ni Keza Jessica turi kuvugana? Yego, nimwe muvugana, mwebwe se muri bande? Uravugana, njyewe ndi umuganga. Rero ni ku bitaro tuguhamagaye. Hano hari umusore witwa Hirwa Chris, dusanze nimero yawe ariyo akunda guhamagara cyane. yakoze impanuka kandi naho kumurwaza afite. Muganga ngwiki ngo Chris impanuka. ubwo rero sinzi niba icyo mwaba oya muga ngwiki ushobora ntabwo mwibeshye se. Chris ngo mwagerageza mukagera ku bitaro mukareba uko bimeze. Ntabwo bishoboka Chris. Jessica yahise akata imodoka ajya ku bitaro, ahita ahamagara na papa we ndetse na mama we, maze bageze ku bitaro. Mama Jessica, ihangane Jessica, aramera neza, wigira ubwoba. Papa Jessica nawe yarari aho ngaho rwose ati ihangane Jessica, aramera neza. Ntabwo bishoboka papa, njye Chris ndamukunda, ariko aramutse agize ikintu aba nasara, reka mbabwire. nuko muri ako kanya amarira ari yose, muganga yahise aza abagera imbere. nuko Dr. ni mwebwe muryango wa Chris Hirwa? Yego habaye iki? muga muhumure, araza kumera neza. turi gukora ibishoboka byose kugira ngo tumwiteho nk'abaganga nyine, kandi biraza kugenda neza. Murakoze pe, mugerageze, mukomeze mugerageze, reka twizere ko ari ikintu kiri bukunde. Okay, ariko gusa murasinya hano ahangaha. muzane tubasinyire, nta kibazo. muga ibi ni ibiki? aho nimwibeshye. papa ni ibiki uri gutungurwa nabyo? none se hari ikintu kidasanzwe kiri kuri izo mpapuro? dogiteri, oya nibyo ntabwo twibeshye. amaguru ye yagize ikibazo, yabaye paralize, ntacyo twayakoraho rero kindi. mwihangane. ntabwo bishoboka, ntabwo Chris yareka kugenda muga, akora ibishoboka byose, twanakwishyura ibishoboka byose, ariko Chris agakira. ntabwo bishoboka. ihangane, gerageza. ihangane
ihangane umuganga aragerageza ese muga nta kundi kuntu mwabigenza agakiramo amaguru ye nta kundi kuntu mwabigenza agakira ni ukwihangana pe bibaho mu buzima nta kundi ahubwo se muransinyira ni naha dusoreje episode yacu ya 20. Chris ntabwo agishoboye kugenda. Ese Jessica arabyihanganira akomeza mukunde? Ese iyi mpanuka Chris akoze ubundi yatewe n'iki? Aho yaba ari we wagonzwe na Jessica, urukundo rwabo rwakomeza? iyi rero ni inkuru mwandikirwa na Angel Vigiramata ndetse nanjye Obedi Bizimana, akaba ari natwe tuyikugezaho binyuze mu kiganiro The Main Gate cyangwa se amarembo magari kuri radio Imanzi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Iba yagucitse ushobora kunyarukira kuri YouTube channel yacu yitwa Abasirimu TV ukandikamo ikosa ryanjye ukabasha kureba n'izindi episode zatambutse niba zaragucitse.